Ndagusuje cyane mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyangwa se hanze y'imbibi z'u Rwanda. Reka nkubwire ngo nyagasani nakomeze kubana nawe. Turagarutse mu makuru yacu ya buri munsi yibanda ku myidagaduro. Makuru yacu rero katuyahere kuri iyi filime ya Squid Game, iri muri filime zanyuze kuri Netflix izabiciye bigacika, igiye kugaruka mu yindi sura aho igiye kuzajya ikinwa ari reality TV show. Igaragaramo rero imikino itandukanye imeze nk'iyo umuyambere yagiye hanze muri 2021. Iyi filime rero izaza izina ryayo ryarahindutse cyane kubu yiswe rero Squid Game The Challenge. Izaba irimo abakinnyi 465 aho bazaba bahatanira miliyoni 4,65. Abakinnyi rero bazagenda banyura mu igeragezwa ritandukanye aho buri wese azaba asabwa gukoresha umutwe cyane kugira ngo abashe gutambuka. Squid Game The Challenge izajya hanze tariki 22 Ugushyingo 2023. Muri Squid Game rero ya mbere hagaragaramo umuntu ushaka abantu baba bafite amadeni akagenda abashishikariza kwitabira. Nyuma rero abamaze kwemera kujya mu irushanwa baza kuvumbura ko ari umukino wo gupfa no gukira. Bamwe rero bakagerageza gutoroka ariko bikanga. Muri filime rero yagiye hanze muri 2021 abakinnyi baba bahatanira miliyoni 35 z'amadolari. Iyi reality TV show nayo ijya kumera gutya cyane ko abantu barimo mu buzima busanzwe baba bafite amadeni bya nyabyo. Gusa aho bitandukanira na filime yakoreweho nuko ho umukinnyi utsinzwe aho kwicwa azajya asezererwa atahe iwabo. Izaba rero ifite uduce 10. Squid Game The Challenge igiye kuba reality TV show ya mbere igaragayemo abakinnyi benshi ndetse ikaba n'iya mbere ikinwemo umukino utanga akayabo k'amafaranga. Igiye gucerera gahigo ka The Million Second Quiz yahembye Andre Carvis agera kuri miliyoni 2,600 by'amadolari. Tutarava mu bijyanye rero na filime, Prison Break nayo igiye kuba yagaruka mu isura nshya. Abakunze Prison Break bari gutegurirwa ikindi gice gishya cy'iyi filime y'uruhererekane imaze imyaka 18. Sosiyete ya Hulu iri mu biganza bya Wallet Destiny yatangiye umushinga wo gutunganya igice gishya cya filime Prison Break cyanditswe na Elgin James wakoze filime zirimo Mayans MC, The Outlaw, Little Bid n'izindi. Amakuru rero agira kuri Deadline avuga ko iki gice gishya kiri gukorwa kitazibanda ku bavandimwe babiri Michael Scofield na Lincoln Barrow nk'uko byari bimeze mu bice byabanje muri iyi filime ya Fox. Iyi Prison Break nshya rero yatangiye gukorwaho nyuma y'ibiganiro Ellen James wanditse iki gice gishya yagiranye na sosiyete zirimo 20 Television na Destiny Television Studio zakoze ibice byabanje. Ellen James kandi azakorana n'abahanze iyi Prison Break barimo Paul Down n'abandi. Uyu Elgin rero James wazanye igitekerezo cy'umushinga mushya wa Prison Break niwe nyiri filime y'uruhererekane yise Mayans MC yasohotse muri 2018. Prison Break rero ifite season 5 igitangazwa bwa mbere muri 2005. Yagarukaga ku nkuru ya Michael Scofield ubusanzwe witwa Wentworth Miller wateguye umugambi wo gukora icyaha ashaka ko yafunga kugira ngo agere ku mugambi wo kuzatorokesha umuvandimwe we Lincoln wari ufungiwe muri gereza. Yaranakatiwe rero igihano cy'urupfu ku cyaha cyo kwica musaza wa vice president. Nyuma yo kugera muri gereza rero asanga inzira yateguye zitandukanye no kuri kw'ibyo yibwiraga, birangira umugambi we uyongereyemo abandi bantu benshi. Iyi filime rero y'uruhererekane igaragaza ubuhanga n'amayeri akomeye mu bijyanye no gutoroka uburoko. Azwiho rero kuba yarakomeriwe muri gereza zisaga 13 zitandukanye, hirindwa ko yakwereka abafite uwo mugambi bakigiramo uburyo bawusohoza. Mereze ku bategura Grammy Award bamaze ko bavuga imyato Burna Boy mu gihe rero ahatanye mu byiciro 4 mu bihembo bya Grammy Recording Academy. Itegura ibi bihembo yavuze ko nta wundi muhanzi muri Afrika ukomeye nka Burna Boy. Recording Academy rero itegura ibihembo bya Grammy
yashimagije umuhanzi Damini Oguru uzwi ku mazina ya Burna Boy mu muziki kuba ari we umuhanzi wa mbere ukomeye muri Afurika magingaya. Ku wa gatandatu rero tariki 11 Ugushyingo Recording Academy yashyize hanze ubutumwa bushimira Burna Boy ndetse n'abandi bahanzi bo muri Afurika harimo Tyler, Ayra Star, Davido, Aseke na Olamide kuba barabashije guhatana mu bihembo bya Grammy kubera ibikorwa by'indashikirwa bakoze. Recording Academy rero yavuze ko Burna Boy ari mu bihe bye byiza by'umuziki byo kuba yarakoranye na Ed Sheeran, Justin Bieber ndetse no kugira album yabaye iya mbere mu Bwongereza. Iyi album yise I Told Them ikaba yarakozweho n'abahanzi bakomeye barimo nka 27 n'abandi bagiye batandukanye. Grammy rero bagize bati nta muhanzi mu njyana ya Afrobeat yewe na Afurika muri rusange urenze Burna Boy. Abashije rero guhatana inshuro ebyiri zikurikiranya mu cyiciro cya Best Album kandi ubu akaba yarakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye nka Ed Sheeran na Justin Bieber. Burna Boy rero washimagijwe n'abategura ibihembo bya Grammy niwe muhanzi muri Afurika uhatanye mu byiciro 4 akaba ari nawe wahatanye mu byiciro byinshi. Ahatanye rero mu cyiciro cya Best Melodic Rap abifashijwemo n'indirimbo Sitting on the Top of the World yakoranye na 21 Savage, akongera agahatana ku ndirimbo I Told Them mu cyiciro cya Best Global Music Album. Indirimbo ye rero yitwa Alone ihatanye mu cyiciro cya Best Global Music Performance ndetse n'icyiciro cy'abahanzi bo muri Afurika. Uretse kuba rero ari we muhanzi uhatanye mu byiciro byinshi, ubu Burna Boy niwe muhanzi rukumbi wo muri Afurika ubashije guhatana mu bihembo bya Grammy inshuro 5 zikurikiranya. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Diamond Platinums utikoze umwana yabyaranye na Mobeto. Serera akaba yamaze kubyinjiramo nyuma y'impaka zimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga, benshi bashinja Diamond Platinums kubaca amazi umwana yabyaranye na Mobeto. Se yamugiriye inama. Umusaza Abdul Juma uzwi nka se w'umuhanzi Diamond Platinums yagiriye uyu muhungu we inama yo kudakomeza kwihunza umwana yabyaranye na rurangiranwa ku mbuga nkoranyambaga akaba n'uwahoze ari umukunzi we Hamisa Mobeto. Ubwo rero yaganiraga na Mbengo TV, uyu musaza yagiriye Diamond Platinums inama yo guha agaciro umuhungu we Dirani nkuko abigenza ku bandi bana. Hamaze rero iminsi hari urujijo hirya no hino, benshi bashinja uyu muhanzi kuba atajya yikoza uyu muhungu w'imyaka 6 yabyaranye na Mobeto. Ni muri urwo rwego rero se wa Diamond Platinums yamusabye gukunda abana be mu buryo bungana. Yagize ati nge ndashaka ko yita ku bana be bose kuko afite imitungo myinshi cyane. Uyu musaza rero yasoje avuga ko Diamond Platinums niba atanizera ko uyu mwana ari we byibura yanamwitaho nk'uwarera kuko mu gihe cyose azemera uyu mwana kuza mu buzima bwe nta gushidikanya azamubera ingira akamaro. Reka amakuru yacu rero tuyasoreza ahangaha. Iyi yari Davis Entertainment. Niba aribwo bwa mbere wagera kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane.